nigeze kwifata ndyamye saa 8 ndangije ndavuga nti akubundi ubu shiri wanjye byanyabyo koko ubu mwizere koko ubu iyo ari mu rugo bari wenyine nta muntu baba bari kumwe saa 8 z'ijoro cyazamana saa 8 z'ijoro ndabyuka mfata moto njya kumureba ampaye kugira ngo ndebe niba bari wenyine koko yego wasanze se bimeze bite nk'umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ufite ababyeyi bifashije sibyo nta kintu yabuze bamugaburiye yambaye imyenda yose ashaka ariko akaba afite ikigare basangira nk'itabi ni nk'iyihe sene baguha ukumva guteye ubwoba kuyikora iyo uri kwakitinga filime ariko Cynthia rwose urashimiye ngo barakunyutse muri filime yego nyine uri kumva bazayirebe nyine narayikoze yo mu buriri kabisa ndyamye Trice ni umukinnyi w'amafilime nyarwanda yego yego ubundi kirazira kikanaziririzwa kwaka igitsina ukitwajemo noneho ruswa yego ku muntu ugiye guhereza akazi yego yego urubyiruko rero urubyiruko rwo muri iyi minsi ewana ndarureba rukancisha nanjye ndimo yego ngo abajama ngo nizo nshuti tugomba kugira ngo apana z'abakobwa uri kumva umujama niba ugiye kumureba nyine anywa ayo matabi uramusangana n'undi musangane n'undi bagera nko muri 4 musangire n'izo nzoga muzisangire bose rero barakujyaho hanyuma nyuma yaho ubwenge nibugaruka ntabwo uzamenya ngo ninde waguteye inda umuntu ufite ubumuga bwo kutabona abameze ubona mu maso hari umwijima ukabona nta n'ikintu na kimwe wabasha gufata njyewe amafaranga nayagabanyamo 2 nkamuha make nanjye nkatwara yandi ariko ntago nayatwara yose urumva impuhwe naba mugiriye nuko yaba afite ubumuga bwo kutabona ni ukuvuga rero gukora mu kabari bingana no kujya mu ikosi tute cyawa muvuga yiki uwo muntu mufata nka nyina wa shitani kuko ntago yaba ari umubyeyi nyine ahubwo uzi kuriya nk'urugero nshobora kuba nicaranye nawe hano uri kumbwira ati ariko sha umva cyakunyereka turi kumwe mu buriri ati ibintu nagukorera wenda niyo nabivuga n'iki nakubwira ati tugende ntago wabyemera niyo mpamvu rero kubivuga siko kubikora yego muri make nawe ako kantu ujya ugatinyamo yes reka nongere mbaye ikaze hano aho muherereye hose hagiye hatandukanye abari hano mu Rwanda abadiaspora mwese muri rusange mbahaye ikaze ndetse nabumva ururimi rw'ikinyarwanda nkubwira ngo niba ugeze hano bwa mbere wakora subscribe nawe wayikoze tubana umunsi ku munsi ndagushimiye cyane n'iby'agaciro kandi tuzakomeze tubane uyu munsi rero nkuko muri kubibona twakiriye undi mutumirwa mushyashya usa neza ufite igikara kiri natirere tuguhaye ikaze tangira wibwira abantu murakoze amazina yanjye se ubunyavuge uriyegereza mikoro ibintu byo kuvuga gakeya ntago cyangwa nawe wariye nariye ariko ntago ndanywa ntacyo nitwa Cynthia murakoze cyane yego ubwo muri make yavuze ngo urashonje ndashonje yewe nako ngo ufite icyaka cyo humura hano nta kibuze uru rugo rurakize uru rugo rurakize so uraza rero tukaganira nk'ibisanzwe ubuzima busanzwe ndetse n'inkuru zitandukanye yego Cynthia wari umeze utese nimeze neza ndashima Imana yego ibwira abantu rero ku muntu nyine utazi Cynthia ni muntu ki Cynthia rero nta byinshi nakwivugaho ndi umuntu usanzwe ndi umunyarwandakazi yego ikindi mu buzima busanzwe nkaba ndi umwactrice ndi umukinnyi w'amafilime nyarwanda yego ubu ngubu kabisa ku kintu kijyanye no kwakitinga za nuza zose mukora zitandukanye urazikora zitandukanye za sene cyangwa niba ari role simbizi wabyita sene cyangwa se ukabyita role byose ni ikintu kimwe ni nk'iyihe sene baguha ukumva guteye ubwoba kuyikora
iyo uri kwakitinga filime? Sene yo mu buriri. Iyo bayiguhaye se urayikora cyangwa ntayikora? Ntago erega ni akazi, ntago nareka kuyikora. Ndayikora ariko mba numva muri njyewe harimo akantu kakoba ndikwibaza. Hariyo wari wakora? Narayikoze kabisa. Barakunyuka? Mva ntago harimo kunyukana. Ariko Cynthia rwose urashimye ngo barakunyutse muri filime. Yego nyine uri kumva bazayirebe nyine narayikoze yo mu buriri kabisa ndyamye. Ese buriya muri filime ko nyine bavugwamo ibintu bya ruswa, kugira ngo wenda bari abadirekita cyangwa n'abaki bose ba nyiri maporoje babashe kubaha icyizere ngo babazamure cyangwa babahe akazi, njya numva ngo babanza kubabwira ngo mu muryamane. Ibyo bintu koko bibamo? Rero ngewe aho ngaho naba nkubeshye kuko kuva ntabwo mbimazemo igihe kinini. Yego. Ariko abadirekita bose twahuye nta n'umwe wigeze agusaba ansaba ku bijyanye n'ibyo ngibyo. Yego. We arandeba yabona nshoboye gukora ibyo akeneye. Yego. Niba yanditse story akavuga ati uri buyikine gutya, yabona mbishoboye akampa icyo cyizere atansabye ikindi kintu. Nibikubaho se uzitwara uti? Nibimbaho erega uwo mu director ntago aba ari seriye. Yego. Kuko nundi yankinishamo muri icyo gihe gusa mpararanye nawe naba ndi kumuha ibyo akeneye, ariko ntago yazangumisha muri filime burya. Niba hari n'abantu ahubwo bajya babyaka, ndabizi neza ko nta mahirwe pe. Yego. Nta mahirwe yo kubirambamo. Kuriya mu director man aba afite ubwenge bukeya. Yego. Ubundi kirazira kikanaziririzwa kwaka igitsina ukitwajemo noneho ruswa. Yego. Ku muntu ugiye guhereza akazi. Yego. Okay, aho ni sawa cyane. Ndatangira hano nkubaza ngo wakemera kubana n'umuhungu ubizi neza ko wenda umubyeyi we aroga, hamwe rwose umubyeyi w'abatanga ubutaraza, wabyemera? Ntago nabyemera. Kubera iki? Mbizi neza. Mbizi neza ntago nabyemera. Kubera iki se warikundiye umusore? Kubera yuko ega mabukwe wawe ababaye mama wawe. Kumva nanjye rero atandoze kimwe muri byo ashobora no kunyigisha kuroga nanjye. Ashobora kuba yaba atari mabukwe wawe uroga ari sobukwe. Byose ni kimwe. Ayibwo abari sobukwe cyangwa abari nyirabukwe? Ni data bukwe nyoko bukwe ni nawe umuhungu nyine. Kandi abo bose nyine kuko mba navuye iwacu nagiyeyo urumva baba babaye ababyeyi banjye. Abe data bukwe abari papa, mabukwe nyine abari mama. Yego. Aka kanya ufite abaex bangahe? Ufite abaex batatu. Batatu. Muri bo hari uwakubwira ngo mwongere musubirane ukabyemera? Si iby'umwe. Umwe ariko nyine nawe byamugora, byamusaba imbaraga nyinshi, ntago ari ugupfa kubimbwira uko gusa ngo dusubirane. Kubera iki? Kubera ko nyine biba biterwa n'ikintu twapfuye, mbonye yarisubiyeho agomba gukoresha imbaraga kugira ngo anyereke kuko yisubiyeho. Yego. Nongere mugirire icyizere naba naramutakarije. Abo batatu bose urumva uhaye amahirwe yuko wasubiranamo n'umwe. Uwo umwe ni nk'iki kintu basi yakoraga mu gihe mwakundanaga ukavuga ati ibyo byose hano naheze? Ikintu yakoraga nta nubwo kinarenze cyane nyine usibye ngiye ko biterwa nuko mbyumva. Yego. Nuko yanyimaga umwanya nyine nkabona nta mwanya kima, nangije ngezeho ndamubwira ati rero ndabona utakinkunda aho kugira ngo nese ngenda gutereta ku buryo ari nge uzajye nkora naguhamagaye nakubajije waramutse wiri ute urumva nyine nkabona ninjye uri kumutereta. Rero nyine bituma mitamva muri urwo rukundo. None se ubundi ubona ari ngombwa ko abantu baba bagomba gusubirana iyo bakundanaga bagatandukana? Nyine
gusubira nabyo nta kibazo bitewe n'ikintu mwapfuye nyine uburyo kiba kimeze kuko mani hari umuntu mushwana akakubabaza pe ku buryo uba wumva niyo mwahurira no mu muhanda wamufata nk'umuntu utazi ataye nka miliyoni 200 noneho nta wundi muntu uri kukubona wayatora ukayamuha cyangwa wayatora ukigendera umuntu se afite ubumuga bumeze gute bwo kutabona umuntu nyine umuntu utabona nyine mba numva mugiriye impuhwe kuko mwana nanjye ubwanjye niyo mumirije gutya iminota ingahe kuko nyine uvuga ngo ariko reka mumirize ndebe ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutabona abameze ubona mu maso hari umwijima ukabona nta n'ikintu na kimwe wabasha gufata njyewe amafaranga nayagabanyamo 2 nkamuha make nanjye ngatwara yandi ariko ntago nayatwara yose urumva impuhwe naba mugiriye nuko yaba afite ubumuga bwo kutabona Shasete wayakenyereraho ntabwo nayakenyereraho keretse abaye ari umuntu ubona yose nayakenyera ntabwo yamenya aho nese ubwo abona ariko afite wenda ubundi bumuga urugero wenda agendera nko mu kagare nta maguru agira agendera mu kagare wenda akaba yaravuye nko gusaba hari nk'umuntu wayamuhaye nk'ibihumbi 200 akayata oya nako miliyoni 200 akayata agendera no mu kagari gamani nyine abantu bose babana n'ubumuga nkatwe bazima tuba tugomba no kubafasha ntago tuba tugomba muri make wowe wavuga uti ndayagabanyamo kuko nyine uri kumva akoze gutaragura amafaranga wowe niba ari uko wowe niba basi unemera no kuvuga ngo wayagabanyamo basa ku gatima ngiye ndumva kagihari naba ndi kumva Imana izampana ikintu kinakomeye nabo umuntu naba mfite pe ari umuhungu uvuga ibintu bya sexy cyane na wa muhungu uburi aho witurije utajya ubivugaho umuntu uba wumva mu gikorwa urenze n'uwuhe ni wa wundi uba utuje kuko uriya ubivuga cyane aba ari iby'umunwa gusa nese ubwiwe n'iki ko nta muntu uba ubivuga cyane kandi ari nako ameze oya ahubwo uzi kuriya nk'urugero nshobora kuba nicaranye nawe hano yego uri kumbwira ati ariko sha umva cyakunyereka turi kumwe mu buriri ati ibintu nagukorera wenda niyo nabivuga n'iki nakubwira ati tugende ntago wabyemera niyo mpamvu rero kubivuga siko kubikora yego muri make nawe ako kantu ujya ugatinyamo kuriya muntu nyine uvuga ibintu nyine ntinyamo kuriya muntu ahubwo ubucecetse wabivuga ukabona ntashaka no kubyumva ameze nk'umuntu nyine ubyirengagije ukuntu uriya rero niwe mubi yego umubyeyi umubyeyi ubyara umwana akamujugunya urumva ntabwo ari wa wundi wamukuyemo yamutwise ayo mezi 9 nyine agira naho amubyara ariko yamara kumubyara akamujugunya uwo muntu umufata ute cyangwa wamuvuga yiki uwo muntu umufata nka nyina wa shitani kuko ntabwo yaba ari umubyeyi nyine waba uva n'amaraso nyine ngo aba ari umuntu yego ni nyina wa shitani turabizi ko nta cyiza cyane none ibaze nyina nese uwo muntu urumva hari umuntu aba afite uzi kubyara umwana ariko ukamujugunya igise cyakuriye ugize Imana ubonye aravutse nawe uri muzima uramujugunye nayo mashereka nta nubwo unamwonyeje warangiza ugahita ujyana mu ikarito ugahita ntuzi ngo ari butoragurwe cyangwa se ntari butoragurwe ntuzi ngo igisimba cyamusanga n'ikibamusanga gusa urumva uwo muntu atari nyina wa shitani ni hatari gusa nanjye nyine mba numva nta bumuntu buba buhari kandi nyine sinzi niba byabiteye ariko mu by'ukuri bajye bagerageza birinde ikintu nk'icyo ngicyo buraho kugira ngo byibura uta umwana w'uruhinja byagucanze ntacyo wamutari mukuru kuko umukuru aba afite uko azajya abaho niyo yavuga ati ndareba rigori njya kuraramo buke ubwo bwenge yaba bufite ariko uzigutereka umwana hariya utazi no kuhivana yego biba ari ikibazo cyane ni nk'iki cyakubaho seti wowe cyatuma
ukuramo inda cyangwa se wenda reka ntitubigeze kuri level yo guta umwana wabyaye, wowe ni nk'iki cyaba cyabaye kugira ngo ukuremo inda yawe? ntacyo pe, nta na kimwe. uko waba watwise inda kose, inzira byaba byanyuzemo iyo ari yo yose, nta na kimwe cyatuma nyikuramo, nayitwise nyine njye nakwiyemeza no kuyibyara. Yego. Hari igihe muvuga ibintu nk'ibyo mugahinduka ku munota wa nyuma. Oya, nabyo guhinduka ku munota wa nyuma. None se tuvuge wenda urugero, inzu iri gushya kandi urarokoramo umuntu umwe, sibyo? harimo umugabo wawe, umwana wawe ndetse n'umubyeyi wawe umwe, yaba mama cyangwa papa, warokora ndi? Narokora umwana wanjye. Umubyeyi wawe n'umugabo wawe ukabareka bagashya, kubera iki? Kubera yuko nyine urumva umwana ni njye mubyeyi yaba ategereje ko mutabara. Yego. Niyo mpamvu rero nyine buriya umubyeyi ni ikintu gikomeye, kandi umwana nyine uri kumva ko ari umwana uri muri abo bantu bose, abandi ni bakuru. Umwana ntabwo uba uzi ngo azaba iki, bizagenda gute. Niyo mpamvu rero ari we narokora, byabaye ngombwa ko ariyo mahirwe ya nyuma. Yego. Niwe warokora? Niwe narokora. Okay, ufite umugabo ugukunda cyane kandi nawe umukunda rwose, munabanye neza, ariko mu by'ukuri munafite umukozi, ariko ukamufata aryamanye n'umukozi wawe wanyu nyine, wakora iki? Kumufata aryamanye n'umukozi, ariko umwopera rwose ibintu bimeze neza. Rero ni ukuvuga ngo umugabo wanjye, kuko urumva ntabwo nasenya urugo rwanjye kubera umukozi, ahubwo nakwicarana n'umugabo wanjye tukaganira, nkamubaza impamvu yabikoze. Urumva? Yego. Yambwira wenda ko ari impanuka, atari ibintu biri ku mutima we, umukozi nkamwirukana, umugabo wanjye nkamubabarira. Kuko uri kumva ntabwo nanone nabana n'umukozi yararyamanye n'umugabo wanjye, nta kunyubaha kwaba guhari. Yego. Ubwo twaba turi abagore babiri mu nzu. Wabwira iki abakoresha baba bumva ko bagomba kuryamana n'abakobwa kugira ngo bemere kubaha akazi? Ikintu nababwira ni uko buri muntu wese uzi ko iyo ngeso ayifite, bosi uwo ari we wese ufite iyo ngeso, ni uko yayihana, kuko ntabwo ari byiza pe. Cya mbere ni ugutakaza indangagaciro, ni ugutuma nyine bakubahuka, ukumva. Ikindi nyine nta nubwo nyine biba bikwiye ko wafata umuntu aje kugusaba akazi ababaye, ntuzi n'ibibazo afite, ugiye kumwongeraho stress yo kuvuga ngo akazi ndakaguha uko turyamanye. Ese aho ngaho undi haba harimo risike nyinshi. Hari igihe ushobora gusanga uwo muntu yari yifitiye n'uburwayi, ugasanga nawe bwarabukwanduje, n'ako kazi n'ubundi uzakavaho cyangwa nta n'icyo kanakumariye cyane. Niyo mpamvu rero umuntu wese waba ubikora nta cyiza cyabyo, n'umuntu wese uzamana ndi kuvuga ibi bintu azabyumve ko iki kintu ni ikintu kigayitse, kandi byanze bikunze mu bantu 5 uzahereza akazi byanyuze muri izo nzira, ntabwo uzaburamo ikintu kibi uzakuramo muri bo. Okay, birumvikana, kandi nyine nta nubwo ari byiza bajye babyirinda n'ababikora. Nawe watekerezaga kubikora rwose, ibyo bintu nkeka ko atari byo. Ntabwo ari byo pe, kandi nyine bireze cyane. Ariko wifuje umuntu wo kugira ngo umwake ruswa yo kuryamana nawe, byibura wamwimakazi pe, ukakamwima, kuko n'ubundi rega ntago kubona neza iyo ukamuhaye ngo nuko muryamanye, n'ubundi agufata nk'umuntu mubi. Yego. N'ubundi rero byaruta ukakamwima aho kugira ngo witwaze ibyo ngibyo. Yego. Aho ni sawa cyane.
iyo ufite umukunzi ni nk'ibintu mbwira nk'ibintu bibiri uba ushaka ko mukorana ukavuga ati ibyo byose rwose ni sheri wanjye, ibi bintu bibiri ntabwo byabura. ko ndeba ugaseka. icya mbere gusohokana nawe, yego, gusohokana n'umukunzi wanjye tugasangira. icya kabiri kuba turi ahantu hatuje njye nawe turi babiri. uko ni ugusohokana? oya, gusohokana muragenda mukajyana ahantu nyine n'abandi bantu bari, kumva ugasanga ntabwo ari mwe mwenyine muhari. rero noneho hantu tuba turi babiri twenyine, yego, dutuje turi kuganira turebana twishimye. none se sex na kiss ko ntacyo ndi kumva na kimwe muri ibyo bintu uri kuvuga. Nese ubwo uri kumva koko abantu babiri iyo bari ahantu hatuje we nta kintu uri kumvamo? Kandi nawe uri gushaka gutuma. none se kuki utari wabivuze? nyine uri kumva abantu iyo bari ahantu ari babiri hatuje. muri ibyo bibiri mubwiye ni nk'iki nyine uba wumva nyine kiza kuri wowe gukora nyine mbere y'ikindi? aha nge ndi kugikeka. ni igiki? kivugire ni wowe, si we nyine ubwite. Okay, iyo uri gusomana n'umukunzi wawe muri ahantu nyine hatuje biba ari byiza. wumva utunyugunyugu tukugendamo ukavuga ati wumva nta stress. ese bwo muri nk'ahantu urugero wenda urumva hari ukuntu kera twafungaga inguni cyangwa baranasherewe mu kagoroba, muri nk'ahantu wowe mukobwa hameze nk'uko nyine wowe setiya ukumva neza neza biranze, ukumva rwose ukeneye ko kandi kakorwaho, wabigenza ute? Shamba kangubwiza ukuri nakwihangana kugira ngo utinyuke ubwire umuntu ngo ngwiki ngo byanze ngo tubikore. nyamara wava kwizima. aya ntabwo narivaho. kubera iki se? ahubwo wenda nyine nakoresha uburyo nyine hari amasinya wenda najya amwereka kugira ngo nyine nawe hari ukuntu wajya ukaranga, ni akanyobwa niko babyita. nyine hari sinye wajya umwereka nk'umuntu mukuru nawe yabibona. abaye ari kananga se nta kintu ari kwibwira ngo nyine ari kananga nyine yandisha umubiri nkihangana nkagenda. nese ubwo anabyibwiye ntacyo da ku rukuta koko ubwo wabyemera? abyibwiye nyine abyibwiye akabona ko wabishatse n'iki n'iki kandi akavuga ati ntacyo ngufashe uri sheri wanjye, ku rukuta koko ubwo wabyemera? ku gikuta navuze rega kwa kundi muri kumwe ahantu, sinakubwiye ngo kera hari ukuntu nyine wajyaga guhura na sheri wawe ahantu ku kagoroba. rero reka nkubwire, iyo uri kumwe na sheri wawe umva nta kintu utakora kuko mudu muba murimo. aho ngaho uko ushaka gufata icyo gikuta suka ukagifatamo nk'icyumba. ako se wamugana ngo urukundo ni impumyi niko njya numva. icyo gihe uri kumva mudu naba ndimo nubwo naba nyiri gutekereza ko igikuta ari igikuta. yego. seti reka nkubaze, ni nk'iki wakoreshejwe n'urukundo nyuma ukavuga ati cyakoze iki kintu nacyo ni ibidanje? ako sha impamvu ugira amabanga iyo ugiye kuvuga ikintu abanza ukitsa imitima ni iki? ibintu biba byarakoresheje umuntu bijyanye n'urukundo byo nyine ni byinshi pe. tubwire kimwe nta ribi. ni uburyo nigeze kwifata ndyamye saa 8 ndangije ndavuga nti ako ubundi ubu sheri wanjye byanyabyo koko ubu mwizere koko ubu iyo ari mu rugo aba ari wenyine nta muntu baba bari kumwe. saa 8 z'ijoro cyaza saa 8 z'ijoro ndabyuka mfata moto njya kumureba ampaye kugira ngo ndebe niba bari wenyine koko. yego. wasanze se bimeze bite? ni nasanze ari wenyine. waranyuzwe se? waranyuzwe? uranyurwa ariko ukanakorwa n'isoni. okay, aho mbwira izo saa 8 urigemuye byahise bigenda bite?
byahise bigenda gute se byagenda gute kandi umuntu ahita arakara uri kumva umuntu saa munani noneho akubije se kujiza isaha byagenda gake ubwo umuhungu nuko yahuye cyangwa yaravuga kaze neza mboga zizanye kandi buriya zirasa umva byabaho ahubwo ahita yumva ko ikintu kikuzanye ahubwo kiri bunamwice. None se byagenze gute nyine? Uvuga ati gute wifata ukaza ubwo nyine icyo gihe habayeho gushwana habayeho gushwana nyuma yaho nsigara ndimo ndasaba imbabazi ngira ngo yarakubwiye uti ntaribi rwose kubuje ngwino rwose unandaze n'ibiki n'ibiki wapi ntabwo byakunda naramubwira ati se ubu ngubu ndasubirayo gute ko n'umumotari wanjye agiye ati tujyane njye kugushakira moto ndatangira mu rugo saa 9 uri kumva hafi saa yose twarimaze turimo turashwana mbwira ati ubu gute urifasha nta no kumamagara nta no kumva ese nyine ubundi yuze ugasanga ntanahari byari kugenda gute. Yego seti wakora mu kabari? Mu kabari nahakora. Unywa inzoga? Ntabwo nywa inzoga. Ubwo se wakora mu kabari utanywa inzoga bigakunda? Kandi naranakozemo. Wakozemo? Okay, duhereze experience y'ukuntu wakozemo ukaba wumva wanahakora kubera ko abantu benshi nagiye nganira nabo bagenda bambwira ati njyewe ntago nakifuriza umuntu gukora mu kabari ati cyangwa narahakoze ariko hanera toroma gutya na gutya ati nta muntu nakifuriza kuwakora. Wowe nyine witwaye ute cyangwa byagenze gute kuba wowe nta kibazo haguteye? Nukuvuga rero gukora mu kabari bingana no kujya mu ikosi. Akazi pe nagakozemo mu myaka yashize yarangiye kumva ariko biba bigoye no gukora mu kabari utanywa inzoga. Yego uzanira umukiriya inzoga akaba arakubwiye ati icara nawe dusangire surama ibintu utari bunyweho gusa njyewe sinzi niba ari Imana yantabaye nyine hari ukuntu uba ufite n'ibibazo Imana ikavuga ati rero uyu mwana wanjye reka murwaneho no kumwongerera ibindi. Yego umukiriya arambwira ati rero nywa fanta akabyumva akambwira ati oke ntacyo genda uyizane wicara ahangaha dusangire ntacyo bigaragare ko turi gusangira. Haza undi nawe akavuga ati iyo nzoga ufunguye yinyweho. Shani na kenshi nagiye nywa ku nzoga pe nkazijundika nkajya no kuzicira aho batareba kuko biba ari ikosa ubundi kunywa ku nzoga y'umukiriya warangiza n'ugahita unayicira. Sinzi ikintu baguhanisha ukuntu cyaba kingana. Rero njye nyine narayijundikaga nkijijisha nkamera nk'umuntu ugiye kwakira abandi ubundi nkahita ngira gute nkahita ngenda nkayicira. Yego okay ntago biba byoroshye impamvu abantu benshi ubona abasista benshi so bakunda kubivuga ko kugakora biba bitoroshye. Bari abasista urumva niba wahereye mu gitondo uri gusavinga umuntu abenshi urabizi baba banywa inzoga niyo mpamvu bibagora nyine bikabaterana niyo toroma. Niba asavinze umuntu guhera saa 3 za mu gitondo ari burinde ageze saa 3 z'ijoro kandi buri muntu amubwira ngo ngwino dusangire niba anywa nyine agenda anywa icyo gihe akazara kica abandi bakira bari buze ntago ari bubakire nkuko yakiriwe mu gitondo ataranywa. Uri kumva inzoga ziragenda zikamuvanga kandi inzoga buriya ubundi ziba zikeneye ngo uzinywe utuje cyane unarye numara no kurya nabe ngombwa ubone n'umwanya wo kuruhuka. Rero yuzinywe ukazinywana stress ngaho ndi kwita kuri abakiriya ngaho ndi kubararira amafaranga uwo nakiriye niyo mpamvu rero bibateza ibyo bibazo byose. Ariko njyewe pe nagakozemo yaba ari boss wanjye nigeze anstressa. Uri kumva ntago yigeze amatiriza kunywa inzoga n'abakiriya bagiye bamatiriza bamwe na bamwe bageze aho bagenda babyumva bakajya bangurira iyo fanta bakangurira iyo ji ibintu bikagenda neza. Iyo wihaye kondisiyo mu buzima bwawe birakunda. Buriya nabariya bazinywa babaye bavuze ati niba wenda kunywa inzoga bintera ikibazo reka ndeke kuzivanga n'akazi. Umukiriya nambwira ati dusangire no kuzana amacupa abiri ngo dusangire koko nyanywe nyamare wenda nywe rimwe yihangane n'undi naza akomeze nyine ajijisha ariko yo kugotomera nyine koko nk'umuntu ufite icyaka kubera ko bari kumubwira ngo dusangire. Okay birumvikana
ufite harya wambwiye ko ufite umukunzi? Ufite umukunzi? So ndamufite ra. Hase mari kweki ibintu byose uba witse imitima nta kintu cyo kiri seriye kuri wowe. Ni kuvuga ngo umukunzi mfite ni nkaho twashwanye ariko mukaba mutarerura, tukaba tutarongera ngo dusubirane neza. Okay, ni nk'iki umuhungu mukundana yakora kugira muhite mutandukana direct? Iki umuhungu yankora twese dutandukana? Iki gatuma nyine muhita mutandukana? Icyo kintu rero njyewe uri umukunzi wanjye nkabibona neza uri kunca inyuma uryamanye n'umukobwa, umva twahita dutandukana, umva ntiriwe nanabitekereza, nta nineguza nta n'ubusobanuro bundi uri bumpereze. Yego se wa mugani ubundi abaguca inyuma yakuburanye iki? Oya niyo yaba yakimburanye yarumva yakikuburanye ntabwo bimwemerera kunca inyuma, ukumva abonye atagishoboye kunkunda afite gahunda yo kujya mu bandi bakobwa yabimbwira kandi uya wasanga icyo ari cyo kimenyetso aba agomba gukora kugira ngo ubone ko atakigukeneye. Okay, ntacyo rero ubwo nyine nanjye naba nabibonye niyo mpamvu nahita mukatira bikarangira. Yego. Okay, ni iki se umuhungu aba yujuje kugira ngo wemere ko mukundana? Wenda nk'ibintu nka bitatu. Ibintu nka bitatu. Icya mbere aba yujuje kuri we kugira nyine bikagukurura biguposhinga yuko mwakundana. Icya mbere nuko yaba nkunda, nyine mbibona kankunda, kuko hari umuntu ukubwira ngo agukunda ariko biraho mwana ukabona ntabyo uri kubona wowe, ukabona ntabyo uri kubona. Nje nabibonye ku nkunda, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ukaba wiyubaha. Yego. Mkumva? Yego. Kuko wiyubaha nanjye wanyubaha. Yego. Icya gatatu ukaba uri umuntu kabisa uri smart, ugira isuku. Okay. Ubwo ngubwo ni byinshi. Yego, ibyo nibyo by'ingenzi. Ako se buriya uri smart ugira isuku nta mu mutwe agira no gushaka gukorara buriya ntago nabyo byose byajyana kuba nyine ari smart ubwo mu mutwe inyuma byose. Yego. No kuba ari umuntu ugira ubuhate bwo gukora nyine akaba ari umuntu wumva ko kwiteza imbere ari ingenzi kuri we. Yego. Ndetse n'umuryango erega bazagira. Yego. Ibyo byose. Kuko igihe wakunda umuntu ngo nuko ahora ari smart usanga ari umujura. Mugani hari ukuntu njya numva ngo abajura bikiriramo agakositime ngo ukabona ngo asa neza we. Usanga ni umutubuzi wa danje. Ibaze rero sete yayiguriye kuyitubuze nk'icyo ngicyo. Aya pe oya mani izabindi ntabwo byavamo pe. Okay, tugana ku musozo uvuga ku rubyiruko rw'iki gihe, kuko ngiye ntago ikiganiro cyose nakora ntago nasoza umuntu atavuze ku rubyiruko. Ubwo ni kumutumirwa rwose mba ngira ngo poet yiwe nawe tuyumve, kuko jya numva ngo urubyiruko hari ukuntu tuba tugana ahantu igihugu kitadushaka nyine, kandi ari twe imbaraga z'ejo hazaza h'igihugu cyacu cyane. Yego. Urubyiruko rero urubyiruko rwo muri iyi minsi ewana ndarureba rukancisha nanjye ndimo. Yego. Wenda hari ibintu nanjye nkora ku giti cyanjye nkumva birandishishe, uri kumva? Yego. Ariko bitanarenze cyane nk'ibyo tubona hanze, sibyo? Kubona umwana w'imyaka 18 guhera kuri iyo myaka urabisi ko abana hari abankurumogi cyane, uya niyo ni myinshi. Hari n'ukuntu noneho ugenda nko mu muhanda ukabona nk'utwana nyine twigize utumarine. Yego. Nk'agakobwa k'imyaka nka 15 ukabona kari kunywa itabi ry'isigara. Ujye ubibona? Yego. Ariko wenda reka barabo tubaveho kuko bari hari ukuntu batagira nk'ababyeyi babitaho. Ahubwo nk'umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ufite ababyeyi bifashije, sibyo? Nta kintu yabuze, bamugaburiye, yambaye imyenda yose ashaka. Yego. Ariko akaba afite ikigare basangira nk'itabi. Iwabo niba wenda bamugurira nk'inkweto z'ibihumbi 30, ugasanga
aravuze ati nshaka inkweto aya mafaranga 30 bakayamuhereza akagenda akaba yagura nk'inkweto z'ibihumbi 10 20 akayasigarana 20 azayajyana mu itaba yajyane mu nzoga kandi no mu myaka itariye yego urumva bari kwica mu mutwe we nta kintu na kimwe uriya muntu ajya yimarira niba abantu ubusanga yibera mu cyumba iwabo umukozi aramuzanira ibiryo uri kumva amuzanira icyayi mu cyumba cyiwe nta kintu na kimwe uriya mwana abatekereza nta kintu na kimwe azabasha kwigezaho mu myaka izaza no kwiga niyo ari n'umunyeshuri ntago yiga neza rero ni ukuri ikintu nabwira abantu nk'abo ngabo nibo rubyiruko rw'ejo hazaza baracyari batoya bareke kwiyangiriza ubwonko aho kugira ngo bangize ubwonko bari muri ibyo biyobyabwenge bakora ikintu kimwe byibura yareba nk'akantu ahugiraho abona kazagira icyo kamugezaho sibyo yaba ari nk'umukobwa yakwiga kujya acururiza imyenda online yabonye ko ari byo bintu bisigaye bigezweho yego umuhungu nawe ntabwo yabura utundi tuntu akora yajya no kuri TikTok akirirwa abyina ariko akaba nka wa wundi se ntaguciye mu ijambo ejo bundi nabonye uvuga ngo abashungo delivering ituruka ikavuga ari gucuruza imyunyu harya n'ibiki na salisa none se ubwo wagura salisa iturutse ikavuga akakoko bana yawe wagura salisa iturutse ikavuga uri wenda Kicukiro ubwo si yose ubwo nyine niko yabyumvaga nabibaze salisa amafaranga igura wayikorera telefone ubu koko hari umuntu uba utuye ahantu iyo salisa itaba uwo nguwo yari yayobye byibura iyo avuga ati ngiye nkorera hano ikabuga abantu bo muri karitsiye yanjye ngiye nzambakorera delivery gusa nyine ntabwo nsuzuguye umwuga we nuko nyine nari mbijyanira n'ibyo yavuze ngo gucuruza kuri live ya TikTok ntabwo nsuzuguye nyine akazi ke rwose nashyiremo n'akabaraga kuko nabonye hari n'ibinyamakuru byahise bimusura rwose banza hari nk'ikintu byamumariye mu by'ukuri ntabwo njye nagura salisa y'ikabuga ngo nakore delivery kandi muri karitsiye ihari ikomereze wari ukiri ku rubyiruko duhita dusoza cyane ukuri nyine urubyiruko ruri hano hanze turababaje twakagombye kwisubiraho tukajya tugerageza tukirinda ibigare bitujyana mu biyobyabwenge kuko urumva iyo ufite imyaka nka 18 bakagufatira mu itabi bakagufunga urumva uba usubiye inyuma no mu byo wari kuzageraho mu iterambere ryawe cyangwa ugasanga n'amasomo yawe urayacikije ugiye gufungwa rero niyo mpamvu n'abakobwa bamwe namwe ugasanga batwaye inda kubera ibiyobyabwenge nyine ubwenge bwe bwatakaye yabigiyemo ntazi n'uwamuteye inda gusubize ko hari abakobwa benshi uba usanga atazi na se w'umwana kubera ko hari ukuntu ari ikintu abakobwa ubundi tujya twishyiramo ngo abajama ngo nizo nshuti tugomba kugira ngo apana z'abakobwa uri kumva umujama niba ugiye kumureba nyine anywa ayo matabi uramusanga musangane n'undi bagera nko muri 4 musangire n'izo nzoga muzisangire bose rero barakujyaho hanyuma nyuma yaho ubwenge nibugaruka ntabwo uzamenya ngo ninde waguteye inda nikumva ni hahandi bwo nyakurwoga w'umuhungu muba muziranye muri iyo minsi cyangwa ubona afite ubushobozi tuyimwegekaho niyo mpamvu rero ibyo byose biba ari ingaruka mbi zo kutitwara neza hagati nyine y'urubyiruko cyane niyo mpamvu rero buri muntu wese wiyumvamo nk'urubyiruko yagerageza akajya ashaka ikintu cyatuma atajya mu biyobyabwenge ahubwo agashaka icyatuma byibura yahinduka akava aho ari akagira ahandi agera mu ntera muri make akagera mu ntera iruse iyahabari kandi ishimishije umunyeshuri ukamenya ngo ndi kwiga reka nite ku masomo yanjye nzatsinde nze byibura ngira icyo nimarira niba ari uwo mwuga nzihangira nkamenya ngo nzawukora uri kumva niba ari ako kazi nkamenya ngo nzagakora ndi umwizerwa kumva kuko niba uzasoza kwiga uri ikirara ntabwo uzaza hano muri sosiyete yo hanze ngo baguhe akazi burara ubukire ahubwo noneho uzagenda uhite wiba mu kazi baguhaye Seti njye nakubeshya ikiganiro tugiranye ni cyiza ndagikunze kandi n'abari badukurikiye nizere ko bazagikunda kandi rwose bagiye batwandikira muri comment batubwira uko ikiganiro tuba twagize
bacyumvise baduhe n'inyunganizi, biba ari ingenzi cyane. So rero ngewe nakubwira ngo niba nta kintu ufite cyo kongeraho twasoza ikiganiro. Ikindi nakongeraho nuko nabashimira mwakoze kuntumira. Yego. Ibindi nyine Imana ikomeze turinde. Yego, kandi nawe wakoze kuza n'ubutane tugukenera uzaze. Rero reka mbabwire ngo shite bakunze mwari mudukurikiye mu kiganiro twari turi kuganiramo na mwanya wanyu mwadutije kuva ku ntangiriro kugeza kuri uyu musozo, kandi mbabwira ngo nawe waje ukareba ikiganiro ukagenda, nawe ndagushimiye nubwo mba nkushimiye udahari, ariko burya si byiza iyo utarangije ikiganiro ntabwo biba ari sawa cyane. Mugomba kureba ikiganiro kandi kikarangira, biba ari iby'agaciro cyane. So rero ndababwiye ngo mukomeze mumererwe neza aho muherereye hose, ndabemera sana. Ibiganiro byacu nakagaruka.